turateka ukaza ukabijya wenyine uba wumva abana bo bari butungwe. Ninde wabihashye? Yewe ndakubwiye wari waza ugasanga mu rugo ndi kwarya gogi ntabwo ubu hari abana basigaye bafite za nyashyi gwe ndakubwiye nta no guhongeza bibi ndebera ko umuntu zo kuzamura ariko vivi komvirije rikarindanye amazi ahira amasaha 10 koko mwokagira imana busonga ujye mu nama umuntu agateka amasaha 6 atetse amazi ubuse ko inama ya mudugudu igiye gutangira goma ndakubwiye shyira mu tudu dukeya bitaba bugari bitaba isosi y'ubugari sukama ubundi si ubugari turabutekaho na nijoro. Reka teka ubugari bumuhagije ese wase tukabugabuye tukaza gutekaho na nijoro umuvuna muhita w'umugorera ejo bundi nagiye kwa Karambizi sanga shaba ari kurya ubugari n'inyama sha reka arirambura nk'ikirambo pe ubwo bugari buzashya reka da abuhinduye igikoma sha uretse nze nkwereke hari aho ntumiye se Bibia ya sosi waiteretse Bibia nakubwiye ko tabuka nisonge Bibia ndakubwiye ihute funo muhete ubu koko nagusonga ubugari bikunaniza reka da nese kuri kumena urabona kameni ha Bibia ndakubwiye yewe ndakubwiye ariko mama ngo ngase bigere mona ngo ndashaka amarasora ndakubwiye sha ariko mama ikibi Bibia senyu kubwiye sha ndakubwiye mwana utekereza ko ntazi guteka ari nene arwara impiswe nese kugiye kumara utarashya abana barabiri ariko yankoni yanjye yagiye kugeza imana arakajya imiriro waretse kunshorozaho Vivi ko hariye nagushoreza nayo ko ubwo urahuri muratunezwa urahura hagaze hejuru yanjye ndimo ndateka ariko ndakubesha ko nanjye nagushoreza ukuri mu nshoreza nanjye nagushoreza kigogi ntabwo kakubutwe n'agaca umudugudu arahagera akamara amasaha 2 agitegereje abaturage nyokuto ndakubwiye ariko urumva ibyo bintu kuko bizageza ryari ari guteka turateka ukaza ukabijya wenyine uba wumva abana bo bari butungwe. Ninde wabihashye wabimpahiye wowe
singeso agiye kubizana kuri botike hano. Kaza n'inzara kujisho. TV. He? Cyako burogana nanyo ko wagicucu. Ndakubwiye. Nese kubukuyeho butaraye. Urabona busa nk'ubudahiye vivi. Ntabwo burashya nyine. Iyo buhiye busabute. Busa umutuku. Nyine kiraho ndakubwira niwe. Kabwirwa inkuru. Ase wabushubije ukabanza bugaye. Kugira ngo buze gutera abana inzoga. Hari umwana wawe mbuhaye. None se baraza kurya iki ko nta kindi kintu kiri hano nawe ubizi. Ugenda ubahaye. Ndabahayira se amafaranga ndayafite. Ugende babagabo bagusambanya bayagu. Ntimwavuze ko mufite imari idahomba. Ndavuga se. Reka da. Ndakubwiye. Reka da abandi bagiye inyama nkaje ubunyobwa. Ndi umugabo se. Bibi ugiye mu bisi. Nka nyine mbusonge none se urabona bwari bwashye. Umudugudu itangazo waritambukije neza abaturage bose babyumvise. Bose itangazo naritambukije neza nabyumvishije. Nazengurutse mu mudugudu inshuro ebyiri. Ese ko batari kuza inama iratangira asanga kandi isaha zageze. Ndashaka za maraso. Iyi sosi y'ubunyobwa izazana amaraso. Reka da bibi ya urantwe. Yampindutse ubugari nanjye uransonga. Yego. Uri kuvangonganya agaciro n'ubugari. Bibi yati wowe mbwira. Kuko wari cyo kumwita wowe urumva uzajya uhora umwubita. Kakubitwe n'inkuba. Wajya ngo nahindutse. Nimba ari ingoma barayikubita ku munsi w'inwa baka ngoma hano uranzura wowe ndende wakwanzuza. Reka da. Kaputa baye ingoma. Mwana wiyakirira umwuko ndabona so nta. Umwuko wanjye tani ndoko. Ariko se urabona abana bari mu. Agicucu we. Uramuha umwuko. Koko. Ahere mwuko. Kashinye kazishikura wagicucu. Ahere mwuko. Ko wagira ngo ntabwo ari umwana wawe. Byapfiriye umunsi wabyaraga bano bana. Bakaza bafite imico yawe. Ese nababyaye n'ibyo wabyibyaye. Wagira ngo wabazanye mu nda kuko sha Umbona gahunda y'imihigo twihaye y'ibijyanye na mitiweli ubwisungane mu kwivuza mitiweli de sante. Ko mbona Karori arimo Karori harya bafite abana bangahe n'abanyamuryango bangahe umuryango wa Karori? Hari abana bane n'umugabo n'umugore ubwo n'abantu batandatu. Ubwo ndabona bari kugerageza data ndabona hasigaye babiri nibasigaje gutangira. Harya muzehe gahinda we bitebye. Muzehe gahinda yarananiranye muri quartier yarananiranye. Nta na rimwe aranatanga nta numwe aranatanga. Habe kira gisaza nimba tuzagikorera iki? Ariko bura muzehe gahinda narinje kukubwira ngo tumutange mu bihazi mu bananiranye tumutangemo raporo ku murenge. Ariko bura muzehe gahinda kubera ko hari akantu twashaka kuzamukorera nko mu mudugudu tukaba twamwubakira urana n'umuntu utishoboye umusaza yananiranye muri quartier. Nta kuntu twamureka akababaye kuko n'umuntu uko ariho tukazamufasha ariko yagaruye ubwenge nyuma. abana be wese bo n'umudamu ubona imyitwarire yabo imeze. Bari abana be bararenganye. Bameze nabi none umugore arakubitwa buri munsi. Uriya musaza twamujyanye ariko ntiyumva. Numva si ibintu bye bigoranye. Ko numva ibintu bye bigoranye. Cyane. Naringiye kukubwira ngo nta kibazo twamushyira ku rutonde y'abantu bakenewe kuba bafashwa bakubakirwa.
ni ikintu gisaba kwitondera tukakitekerezaho tukakigishaho inama n'abandi bantu. turasanga twakererewe harya witwa nde? Debora. batuzi yuko twakererewe none ndikubona nta bandi bantu bari hano. Ni karibu namwe muri mwicaye Abantu ni mwe muri dutegereje. kuza. Abantu ni mwebwe murimo muza n'abandi baraza. Ni karibu. Gahinda we ari he? tumusize mu rugo ariko ndatekereza mu kanya nawe araba ahageze. Mumusize mu rugo? Se ko Gahinda yananiranye ndi kubona raporo ziwe. Aracyagukubita? Aracyabahohotera? yaba ari njye njyenyine yakubitaga wenda byaba byoroshye ariko abana araza akabatoteza ntabwo ashobora no kwemera yuko barya ibiryo ukibaza ese Mana niba abana banjye bazabaho bate. Ubwo rero ndabona ubundi ni kwa kundi Gahinda ndabona turi bugire gute turi mutangeho raporo nimba tunaniye se baramugoragoje. dore cya gisambo bari baraka ndagaza tuze bitse man mudugudu cyane n'abanyagubukana yaradubukanye we Ngenda ningeragera ko. ese man ariko numvishe ngo umva no mu nama ibintu numvishe bateguye umva ngo papa no muntu ananye mu mudugudu mu bihazi byose ariko tukiri ngo kumva ufite takiya danje Ngenda yihorana y'ubundi kimbi cyakane. uyu munsi noneho ubu rukinje ibintu ngo ntabwo ngutama Banayemo. bundi wakintu nubwo ubona mba ariko ko ntabwo ndi kidage no naje nikoki za nkose Ariko n'ubundi nama horari yayo. nari bimwana ngo bagende kujya mu nama sibyo. ahubwo tugenda twiteze. oya Afrika tubanza ngo twitemo ahubwo tugende twuzuye wakintu Se nako byatunuka. kwa pimani wenda kwere kutubigenza etse mani mfite kiya daje mani kiyo image ntabwo nagaruka ku match 10 yanjye Wagira ngo ni igice cyasiganaga. Ubundi sha ubundi wemera ko murenze mfite takiya daje mani wari mani baze muri bitatu mani ndatumurabura mani kumveswe ngikunirenze none yandeye ejo bundi yaragomye mitatsarara waraye mvuko ndi kuvuga byandikirwa ngajwanga mani ukumva yose iyo staff mani zo nayikuye mani mu Burusiya ndagaza rero gusko dadi yari yagiye yose ariko gabanya ibigambo bazenze kwirinda. Uri kumvangira. Ubu nazi ibintu ndi mu ngubu. Mbaye ijambo cyangwa ugiye kuririmba? Amunyerondo waba waje wenyine? Nyerundo hano twaje mu nama ntago twaje muki. Waje wenyine? Nawahamagara n'ibyari ese ubundi wo ko ntabaje b'abanyamagambo bumva abanyamagambo Kuvuze ku buryo bazatuyobora turebe. Ejo bundi namwumvaga tuka papa numva ngo ni igisambo ngaratwima waje kukuregera. Mudugu wiri washa haja gonyo
dore shayi dore sasha Ni sangahe? Saa 9. ngaho icara hafi aha Reka da. icara hafi aha wijya kwigendekera icara hafi aha nkuruzi neza Reka ntambuke. Ntatembagara. Utangwa wagasaza. Ntatembagara. icara hafi Ntatembagara. Ndatembagara. Bibi nabuze amazi yo gukaraba. Gabuga. Hariye n'ubugari. Ngo mwatetse ubugari. Cicika umve muyobozi. Mureka mbanze njye kwirira. Inzara yari nameze nabi. genda Mwatigiye n'imboga. Ako muzehe. Harya umuhungu watumye ubusura muyobozi Imyaka. Utambwira ngo yabimaze nahita mutemera mu nama we. Mudugu yabari nama. Ariko papa ukabona ukuntu buri kwigira umwere hano. Udufatirana wa mushiki wanjye. Ni ntago warya ndebe uzabikore mpari. Yabari nama raka. ubu hano wicaye Tugerageze kugira umuco. udashaka kwicara atuje nta kibazo yavamo akaba agiye abashaka kumva icyo ubuyobozi bwa banki bw'igihugu hejuru bacumve ubwo utabishaka akomeze Ariko mudugu turi mu nama. tugomba kugira gute Turi nama ariko nimubigira inamba. Yego raka. Wari waza ugasanga mu rugo ndi kwarya. Nari narya musungu uyu mama. Nakubwira. Ndiye mu rugo kangahe. twarananiwe Cyara ntukaze kunsebya mu nama. Ubu ntibavuze ngo wariye ubugari bwose wabumaze n'isosi. Kagaragurwe ku ikara y'ishyushye. Cara hano. None niko mwawamye umeze. Muri mama ajya kugushaka nari imbizi. Ntago turi mu mwanya w'urubanza ni bakora ibyo bakora urubanza. Ariko murabe buzi kibazo mwagikemura turabikora nyuma n'abazi bakora inama. Sinabikuyobora inama. kiriya ni ikinyamurenge wa kintu cyagukomye utangiye kubona se utari igicucu kari Ceceka sutaramura kikuryo. uri gukubita umugore Niko wamubwiye. Wamubwiye ngo ndagutimbaguza. ibyo bigiye n'abaturanyi njye nari mubwiye Ariko abaturanyi mfite ahawe. Ko nta muturanyi mbona mu nama. Waba ufite umutondebera gitifu. Inama ni wamenya ngo abanyerondo ni ibiki ngo barashaka kuzana abanyerondo hano hari intambara yabaye. gahinda ntago mu rugo iwawe bimeze neza ugomba kugabanya amahane ufite amahane mu rugo iwawe sinzi nimba hari icyo madamu wawe ashaka kuvuga twamuha ijambo madamu tuguhaye ijambo oya Akakwica kwica ibice basabayoboye. agomba koroha nawe ukaburuka ku mutima hari icyo haguruka murakoze nk'uko mubizi nitwa Viviana ndi madamu Gahinda nk'uko umuyobozi abivuze mu by'ukuri uyu mugabo sinzi twabanye ari umuntu muzima ariko sinzi icyamuhinduye mu rugo aba yatujagaraje abana ntibashobora kurya hari nk'uko n'ubundi n'abaturage mwumvise babivuga ataraza ibyo bavuze rwose muyobozi ni ukuri kuzuye twabuze icyo twamukorera gusa wenda ubwo nk'abayobozi namwe nagize amahirwe mukamenya ikibazo cyanjye ko ndaremerewe pe Ana muyobozi ndasaba ijambo rwose. Jewe ndagira ngo nkubaze. Iyo ubona uremesha inama waje kwiga kuri muzehe Gahinda. Reka je ngo mugiye kumfunga. Umva madamu haguruka aho ngaho tutahe vuba. Koko uzakurega mu nama wa kintu. Ukaza kurega mu nama. Tune muhe. Ariko mudugu ntago ubona ukuntu twashatse nabi. Mudugudu tuzakundegaho hari kugaburira ngo baje kungorora kagororwa ni pasi ishyushye kaburome reka nkubwire vivi mudugu
ntabwo ikibazo kiva kuno muhungu ahubwo ikibazo Mumbwire nanjye mbabwire kiva kuri